ya umuntu wanze ne ibisese nigire nakawi kananye n'icyo gawe so azibwira ngo yewe ntabwo uzokuri neka mwana dore cyagisinze nakibonye mwana cyagisinze tugomba kugikoramo akazi nakibonye uri kubona nakibonye mwana cyane sinzi cyane rwose uyu munsi turayana umva uyu munsi turarya rwose ntabwo uri kugenda ngende kumva ari ibintu byinshi hagenda nyuma ngende nk'ujyana nasi mbone no kugerayo ngende nayense nge nanyweye n'ibanye umuntu wanzana y'igiseseri kwitaye muri bikisha oya mo muhagasha ubu mutangiye kunyongera muri kunyi oya muri kunyi muranyi na mwebwe amwe amwe ubwo kobiranyi byerko no kubya cyane hano hose byamazemo usikozanga izimbwa uzikoze nyigesha kase mbanze pfundikira neza uri kunyiba ngiye naje murambona sha uri kujya mu mugara Bami ko izi nka zigihera zinyibye amafaranga n'ukuntu ndi kwisindisha mubizane ko mubifatira ntiwagiye kurongo umuntu gusakuza aranyigege aho kugera ufuse induru wowe bisambo bikwibye iki oya ngiye binyibye ikofi yanjye ntago ndabyemera ahubwo ndabishaka mpaka mbibonye ikofi yanjye birajyanye sha ahubwo se ko ndi kubona ari ku manywa biriya bisambo bikwibye uri mu biki wahora niki nyine urabona njye nisindishije nyine biranyibye ikofi yanjye yose birajyanye inanga muntu byose barabijyanye use ariko gicucu gakondo y'umuryango wari urimo kwisindisha wagasinda ibyo n'ibifuzo we yo kofi bajyanye bareka bakanyaruguru twebwe rutagira ubwenge utanuze wa macuho we ntuzura se ubu ngubu urabona ngiye ncagaze udacagata se ubwo uri kubona wuzuye ikintu kingana gute kikisindisha kakijyanye ikofi ariko ibyo ntago
hoya ibyo nibyo bituma utagira ubwenge. None nibyo bituma utagira ubwenge. Kunugusererezanya. Ubwo se naguserereje. Wapundasi byubahiro. Cyane rwose. Nukuzi ko ibyo mvuze atari ukubeshya. We uzi ko umuginga yanyibagije. Cya ubu biginga bigeze kurusha nibagiye kubikurikira. Ndanyura mu zindi hara. Ari kubibagira muraho neza. Enda bashuze. Nitwa Tayiga umunyabigwi. Ndabashishikarira gukanda subscribe aho hasi hatukura. Babwira yuko ibintu rwose bigiye muri iyi minsi bigiye kuba neza fo. Tugiye kwa uploadinga video 3 mu cyumweru ariko twa uploadingaga 2. Murakoze cyane. Ciao ciao.